noneho ibintu bikomeje kugorana. Umuvugizi w'Uburundi Gatoni yafashe abanyarwanda akabazingazinga akabakubakuba akabita iminyorogoto imwe ijagata. Mama. Ibintu ataje kuvugaho rumwe n'abantu benshi ku buryo n'abarundi ubwabo bamucyashye nanditse abanyarwanda bakarakara cyane kubita umunyorogoto. Ni ibintu bitari byiza na gato ngo nizo ndero bahabwa. Umuvugizi wa Ndayishimiye Gatoni kuri uyu wa 16 Gashyantare yagaragaje ko yakurikiraniye hafi ibitekerezo yibasira abanyarwanda basubije umukoresha we abita iminyorogoto ijagata. Yagize ati ba baturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambaga batukana berura muhita mubona uburere bahabwa nta kundi ko ariho basigaranye. Ni nyuma ya tweet nyinshi zakozwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Neva w'Uburundi, aho yaje gukora tweet nyinshi cyane afite ubwoba ndetse n'amagambo menshi yagiye avuga yagaragazaga yuko afite ubwoba ngo uyu muvugizi wa leta yakurikiranaga hafi. Nandetse bivugwa yuko ngo n'abantu bagiye batera comment kuri ayo magambo cyangwa izo nyandiko Neva yandikaga ngo bagiye baborokwa. Mama. Ngo nandetse ngo abaderangeri bose ngo baraborotswe dore yuko bamwe bazaga gupostinga kuri Facebook bavuga ati dore umukuru w'igihugu Neva yanze yuko dutanga igitekerezo tugira icyo tumuvugaho. Ngo mukubona yuko birengereye uyu muvugizi wa leta y'u Burundi ngo yaraje agira icyo avuga, niko gutomora kandika amagambo akayatotora akita abanyarwanda iminyorogoto. Mama. Aribwo yaje gukoza agati mu ntozi ibintu bikamubana ibindi bindi. Nandetse ubu ngubu abarundi n'abanyarwanda bo ubwabo bwite bavuze ati nta kuntu wakitiranya ikiremwa muntu n'akanyamaswa. Nandetse akanyamaswa gaciritse cyane umunyorogoto ari nabyo bintu byarakaje abantu, nanjye ubwanjye bikandakaza nkakoze baba muri wino nkahita nandika cyangwa nkavuga. Twavuga yuko Uburundi bukomeje kugira urwikekwe n'ubwoba bwinshi cyane ngo yuko ngo bazaterwa n'u Rwanda, ari nabyo abarundi bavuze ati reka reka u Rwanda rufite byinshi ruhugiyemo, ntabwo rwabona umwanya wo kuza gutera Uburundi kuko Uburundi nta n'ikintu bufite. Uyu muvugizi wa leta y'u Burundi yitura abantu guhita batuka ibitutsi bikomeye cyane. So guys, ni bikomeje kugenda bicicikana hirya no hino. Iyi ni tweet y'umukuru cyangwa umuvugizi w'u Burundi wagize ati abanyarwanda bameze nk'iminyorogoto cyangwa barimo barajagata ku mbuga nkoranyambaga kuri internet ngo bameze nk'iminyorogoto, ari nabyo bintu byaje guhita bituma abantu bose noneho bagira ibindi bitekerezo noneho byinshi bazana, aho bamwe bavugaga ati burya umukuru w'igihugu cy'u Burundi nta muntu afite umwandikira speeches avuga ngo dore yuko ngo speeches avuga zishobora kuba ziva kuri uyu mugore mu mwanya aherereyemo yuko ngo zose ziba zimeze nabi, ngo nta kintu kiba kirimo cy'ubwenge cyagira icyo gifasha abantu, ahubwo ngo ni ibintu by'uburofa budafite epfo na ruguru. Bahereye ko baramunenga rero bananenga umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yuko abantu bamufasha muri tekinike cyangwa bamugira ikintu bamurwanaho, nta kintu bahagaze mu mutwe ngo nta kintu kirimo, cyane cyane yuko bikomeje kugenda bigaragarira mu magambo avuga, binagaragarira mu magambo abamwungirije cyangwa abayobozi be bavuga. Ugasanga koko wa mugani ibintu ugiye uterateranya ukumva ibivugwa nuko bimeze biranatangaje. Wa mugani nanjye nagiye ndatekereza ndavuga nta hantu umukuru w'igihugu yakagombye kuza kwirata avuga ati mfite amaboko narakoze ibishyimbo ndabifite, ibiharage, igitoro, ibiki n'ibiki, kandi hari abaturage hasi bafite ikibazo gikomeye. So ni ibintu bikomeje kugenda biba bindi cyane cyane muri kino gihugu cy'u Burundi, bamwe kabyaramwe
abarundi ni inshuti zacu n'abavandimwe, ntabwo twabanga, nta n'ikintu twapfa. Gusa ibiri kuvugwa ni nabyo biri kugenda biteza ibibazo. So kora subscribe